Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Icyo basuhuza nitwa Nkundamahoro Salomo, mwene so muri Kristo Yesu, musangirira ijambo ry'Imana kuri uyu muyoboro w'ivugabutumwa. Imana ishimwe kubwa kandi kanya keza iduhaye kugira ngo tube turimo kuganira ku ijambo ryayo, ritwubake, ridukuze, riduha ubwenge no gutekereza kwa Kristo. Nibyo mbibutsa iteka, nzakomeza kubibibutsa. Ijambo ry'Imana nibyo kurya by'umukristo bya buri munsi, ni umwitozo ukwiriye guhoraho, akaryigaburira ku buryo buhojejeho, kandi rikaba muri twe rigwiriye, rikaducengeramo, rikadukungahaza, rikaduha ibitekerezo by'Imana muri twe, tukarushaho kugenda duhindurwa, tuba bashya. Hanyuma rero ndagira ngo nongere mbibutse iki, tukizirikane kandi tugishyire ku mutima, tugire n'icyo tugikoraho. Twibuke ko uwizera wese Imana imuhamagarira kuzana abandi kuri yo. Gira abantu usangiza ibyo byiringiro byawe, ibyakubayeho, ibyo wizera, impinduka zaje muri wowe ukimara guhura na Yesu. Imana ibahe umugisha. Reka twese tubigire umukoro, dore ko twitwa undi umwe official. Mu yindi mvugo, n'undi muntu umwe nzaniye Yesu. Muri iyi nyigisho tugiye kuvuga ku nsanganyamatsiko ivuga ngo urugendo rw'impinduka. Urugendo rw'impinduka ni ubuzima bwa gikristo butangira igihe umuntu yizeye, agahindura icyerekezo, hakabaho transfer, izina rye rigakurwa mu gitabo cy'urupfu, kuko aba ari inkoreragahato, ari mu buja bw'icyaha, aba yanditse mu gitabo cy'urupfu. Uwo muntu akandikwa mu gitabo cy'ubugingo, Satani ntabe akimwituwe, ahubwo uwo muntu akaba yitwa uw'Imana, agashyirwaho ikimenyetso cy'umwuka weraho ingwate, agashyirwaho ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo cy'uko uwo muntu ari uw'Imana, ari uw'ijuru. Ariko uwo muntu uvutse aba ari uruhinja, cyangwa se bebe spirituel, bivuze ngo ni uruhinja mu mwuka. Urwo ruhinja ruvutse rukenera kurerwa. Uko rurerwa, rugenda rwerekwa inzira z'ukuntu narwo ubwarwo rukwiriye kwigaburira, cyangwa se rukwiriye kwihereza ibyo kurya. Umwana aravutse akonka ibere rya nyina, uko amezi yigira imbere akagera mu mwaka, niko atangira guhabwa imfashabere ku mezi 6. Uko bikomeza bigera mu mwaka, akaba nyine atangiye kuba umuntu uhabwa ibyo bindi bifasha ibere. Noneho imyaka yakomeza, akaba afite ubushobozi nawe bwo kwigaburira. Nuko bigenda mu mwuka. Ni igihe umuntu avuka akagaburirwa, agahabwa inyigisho z'ibanze, akerekwa ko nakwiriye kwigwizamo ijambo ry'Imana, nawe akaba umukristo ushyitse kandi uhamye mu byo yizera. Hanyuma akarushaho kwigira imbere no guhinduka. Ahinduka ngo bigende gute? Ahinduka arushaho gusa na Kristo we uba wamuhamagaye, cyangwa se uba wamutoranyije. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana, turi busange mu Bakorinto ba kabiri. Abakorinto ba kabiri, turasoma igice cyaho cya 4 umurongo wa 16. Haranditse ngo nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Uwo muntu uhinduka mushya ni twebwe imbere mu mwuka wacu, twamajije gukizwa, dukurwaho urupfu rw'iteka, tuzuranwa na Kristo. Niyo mpamvu tuvuga ko turi ibyaremwe bishya. Noneho uwo muntu wacu w'imbere ugenda uhinduka asa mushya, asa nka Kristo, ni mu bugingo bwacu, ahari ibitekerezo, aharanga amarangamutima, ahari n'ubushake. Aho niho tugenda turushaho guhindurwa bashya, kugira ngo duse n'uwo waduhamagaye, Kristo Yesu. Ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, uyu mubiri ugenda usaza, bamwe bakazaba abakecuru, abandi bakazaba abasaza, tugenda tugana ku myaka Imana yatugeneye ngo tuve kuri iyi si. Umubiri wacu inyuma ugenda usaza. Uko umuntu yarari ari umwadolesa, uko umuntu yarari umusore,
imyaka ikagenda yinjira akagera ku busaza, uruhu rw'akanyarara, akaba atakireba neza, akaba atacyumva neza, mbese impinduka nk'izo. Ngo ariko nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, nubwo umuntu wacu w'inyuma agenda atakaza imbaraga, ariko ngo umuntu wacu w'imbere mo hahandi mu bugingo agenda arushaho guhinduka mushya uko bwije n'uko bukeye, umunsi ku munsi. Uyu murimo ukorwa ute? Uyu murimo ukorwa n'Umwuka Wera twamwemereye, kuko ni mu gice cya 2 cy'agakiza cyitwa ndimo ndakizwa. Ni ukwemerera Umwuka Wera akankoramo umurimo wo kumpindura ngo ndusheho gusa n'Imana. Hari ibikoresho bikoreshwa rero. Mpamya ko ku bwanjye uyu muntu nshingiye ku byanditswe byera atihindura ngo bikorwe gutyo gusa. Oya, kuko nemereye Umwuka Wera mu nzira zanjye za buri munsi ngo amvugurure, anyereke inzira ikwiye. Ariko icya kabiri nkwiriye kubigiramo uruhare. Practical steps, hari intambwe ngiramo uruhare. Urugero nko kwigaburira ijambo ry'Imana. Iyo dusomye mu rwandiko rwanditswe na Petero, hatubwira ukuntu ngo muri biri ijambo ry'Imana ngo nk'uko uruhinja rukenera konka, ngo ni nako natwe dukeneye ngo ijambo ry'Imana kugira ngo ridukuze tugeze ku gakiza. Bivuze ngo uwo mwana wavutse akeneye ijambo ry'Imana ari ryo riduhindura. Nicyo gikoresha Imana ihindura, ivugurura imitekerereze yacu, turushaho gusa na Kristo, dutunge gutekereza kwe muri twebwe, turushijeho kugira ubwenge buturuka kuri we. Ni ijambo ry'Imana, ni igikoresho. Ndibonera umwanya ungana iki, ngigaburira bingana iki, rigwiriye muri njye bingana iki, umwanza nteye nihe ntwaro nitabaza. Ni amagambo yanjye asanzwe, nibyo numvise, nibyo ntekereza, ibyo byose biratsindwa imbere ye. Ariko ibyanditswe byera ni intwaro, ni inkota yo kwataka, yo gutera Satani kugira ngo nadutera asange twikwije rwose. Imana ishimwe cyane. Hanyuma numa nshaka gusoma ikindi cyanditswe ndashaka gusoma ikindi cyanditswe kiri mu Bakorinto, Abakorinto n'ubundi ba kabiri, Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa mbere. Igice cya 5 umurongo wa mbere haravuga ngo, Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa mbere haranditse ngo, tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru. Reka nsome iki cyanditswe muri Bibiliya ijambo ry'Imana, cyandyoheye cyane, niho gisobanutse neza rwose. Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa mbere haranditse ngo, koko rero aka kazu k'ingando dutuyemo ariko mubiri, tuzi ko nigasenywa mu ijuru dufite inzu idasenyuka tuzabamo, itubatswe n'abantu ahubwo yubatswe n'Imana. Ibyiringiro dukwiriye kugira, duhanze amaso kuzahishurwa k'umwana w'Imana, tukaba muri iyi nzu yubatswe n'Imana isumba byose. Mbega byiza, mbega umunezero, mbega ukuntu biteye amatsiko kuzitegereza ayo mazu tukayabamo, mbega ukuntu bikwiriye kutwuzuza umunezero no guhimbarwa gutangaje uko dutekereje kuri ibi. Kutamenya ibi bituma umukristo aba ameze nk'ahashaririwe, ameze nk'ari umuntu w'ingorwa, kuko atamenya amakuru, icyo yahindutse cyo muri Kristo n'ibimutegereje mu ijuru. Dutegerejwe n'izi nyubako, dutegerejwe kuzasangirira ku meza magari n'umwami wacu Yesu Kristo. Reka nongere nsome irindi jambo rimwe riri mu Bakolosayi igice ni cya 3 umurongo wa 9 n'uwa 10 haranditse ngo, ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye. Umuntu wa kera n'imirimo ye n'umwe twari turiwe, dukomora kuri Adamu. Kubwo kutumvira kwe natwe uwo muntu turamuvukana, tuvuka dushaje, tuvukira mu rupfu, tuvukira mu kutamenya Imana no gutandukanywa nayo. Hanyuma ijambo ry'Imana ritubwira yuko iyo twizeye Kristo Yesu, uwo muntu abambanwa nawe ku musaraba. Abaroma 6:6 ngo kuko umuntu wanyu wa kera yabambanywe na Kristo. Bivuze ngo tuba tuzi yuko uwo muntu yabambanywe na Kristo. Reka nkomeze ku murongo wa 10 haranditse ngo, mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge, kandi ngo ase nk'ishusho y'iyamuremye.
umva uwo mushya twambaye, umva uwo mushya twahawe, turi gukiranuka kw'Imana muri Kristo Yesu. Iyo Imana iturebye ntabwo ibasha kudutandukanya na Kristo, kubera yuko ngo Kristo yaratubwiye ngo uko yamukunze, uko Imana imukunda niko natwe dukunda, kandi Kristo yaduhaye ubwiza bwe. Iyo Imana itureba ntibasha rwose kudutandukanya na Kristo. Turi abana bayikunda cyane, turi abana bayo inezererwa no kureba, twe abavutse ubwa kabiri, twebwe abahuye na Kristo. Mu ncamake rero tubonye neza yuko nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko uw'imbere arushaho guhindurwa mushya. None nkibaza, iyo wisuzumye n'igihe umaze ukijijwe, uru rugendo rw'impinduka ubona ruri gukoreka muri wowe, cyangwa se warakijijwe ukomeza kuyoborwa na kamere, ibitekerezo wagenderagamo, amatsinda wagenderagamo, inshuti wagiraga nizo ukigira. Umuntu wakijijwe hari ibintu bihinduka, hari inshuti aba atakigendana nazo, hari amagambo atakivuga, hari amasaha aba atakigendamo, n'ibintu n'ahantu abatemerewe kwinjira, n'aho abatemerewe guhagarara. Mbese ugereranyije imyaka umaze mu gakiza n'impinduka zimaje kugwirira muri wowe, urabona bihura? Ntiwaba waragwingiye, ntiwaba warayoboye uruhare rwawe mu gukura kwawe, ntiwaba wananiwe kwigaburira ijambo ry'Imana ukariburira umwanya. Ndagira ngo wigire imbere. Imana ntinezererwa abakristo badakura, ishaka ko dukurira mu buntu bwayo no mu gakiza. Kugira umwana nawe uri umubyeyi ukajya ubona ahora ahantu hamwe, ahora kambakamba, adahaguruka ngo atere agatambwe, nawe bizakubabaza. Imana ntinezerwa kukubona icyakunesha gukizwa n'ubukira cyakunesha. Nyamara yaduhaye ibintu byose, ibyangombwa byose, kugira ngo tubeho ubuzima butunganye, ubuzima bubayeho buyubaha. Reka dusengane Imana, umwuka wera aho akugenzuye, nanjye ahangenzuye, dusaba Imana imbabazi, dukomeze urugendo turusheho guhindurwa bashya muri Kristo Yesu. Urakoze Mana. Ijambo ryawe riratubwiye ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko umuntu w'imbere arushaho kugenda ahinduka mushya. Kandi dusanze ngo tudakwiye kubeshyana, kuko twiyambuye umuntu wa kera tukambara umushya, ngo uwo mushya gahindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge. Ubwo bwenge ni ukukubaha, no kugendera mu nzira zawe. Nanone kandi uwo mushya ngahindurirwa mushya kugira ngo ase n'ishusho ye yamuremye. Mana, utubabarire aho twagize uruhare mu kugwingira kwacu, ntitwihaze ijambo ry'Imana mu buryo bukwiriye kandi buhagije. Utubabarire, uduhe ishyaka ry'ibyawe, uduhe inyota y'ibyawe, uduhe gukomerera muri wowe, uduhe gushinga imizi mu byo twizera, uduhe kuba abantu bahamye mu byo bizera, badahungabanywa n'imiraba n'imiyaga y'uburyo bwinshi. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen.